Muri iki gihe abantu benshi bifuza kugira isura nziza mu bandi, yaba mu mirimo bakora, imibanire cyangwa iterambere ryabo. Niba ushaka kuba umuntu buri munyarwanda yishimira kandi yifuza kuba yareba, hari ibintu icumi ugomba gushyira mu bikorwa. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Iyi ni P The True P Legacy nk'ibisanzwe. Kora subscribe niba utarakora kugira ngo twikomereze. Hanyuma tugiye kureba indangagaciro cyangwa se ibintu icumi bishobora gutuma abantu bakwishimira, byatuma uba umunyarwanda nyawe. Ikintu cya mbere hari kubaka indangagaciro n'imyitwarire myiza. Nibyo, umuntu ushimwa burya ashimwa bitewe nuko yitwara. Iyo uhorana ubumuntu cyangwa se ugahora wirinda umugayo ndetse ukimakaza ihame ryo kubaha abandi ndetse ugakomeza no kugenda ugira imibanire myiza n'abandi bantu, ibi ngibi bizatuma uba urugero rwiza, ndetse indangagaciro zacu burya nizo zitugira abo turibo. Yego, indangagaciro zacu nizo zituma tuba abo turibo. Iyo bakubwiye cyangwa se ukabona umuntu ufite imyitwarire itari myiza, byanga bikunda umukekaho ibintu bitandukanye, harimo nko kuba ashobora kuba ari umugizi wa nabi, ashobora kuba mbega imyitwarire y'umuntu ituma uhita umenya niba uwo muntu atari umuntu mwiza. Mu mwaka wa 2022 UNESCO yigeze ivuga ko indangagaciro z'ubumuntu ariyo nkingi y'iterambere rirambye. Nibyo, indangagaciro zizaba inkingi y'iterambere rirambye kuko zizubaka ubumwe ndetse n'ubwubahane hagati y'abantu. Ndetse bizubaka ubwubahane hagati y'abantu ubwabo. Ikintu cya kabiri dushobora kureba gituma umuntu ashobora kuba ushimwa n'abandi cyangwa se uw'abantu bose bifuza kureba, ni ukuba umuntu uteza imbere igihugu cye. Yego, niba ushaka kuba uwo buri munyarwanda wese yishimira, ugomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu, haba mu bukungu, uburezi cyangwa no mu muco. Ushobora kuba umushoramari, umuhanzi, umurezi, cyangwa se ukaba waba undi muntu uwo ari we wese ugaragaza uruhare rufatika mu iterambere ry'igihugu, atari ukwigira ntibindeba bakavuga ngo n'ubundi iyo bije biza binsanga ahangaha. Oya, ahubwo ushaka kuba umuntu igihugu cyishimira, ugira uruhare mu iterambere ryacyo. Aha mu 2050 icyerekezo u Rwanda rufite rw'ibihumbi 2050, murabizi cya cyerekezo u Rwanda rufite tuya vision 2050, twarenze vision 2020. U Rwanda rwo rwerekana yuko iterambere ry'igihugu rizaba rishingiye ku bantu bafite ubumenyi ndetse n'ubushake bwo kuba bateza imbere abandi, atari kwa kunuga ngo ubukire ngiye ngomba kubaho ku giti cyanjye. Ahubwo kugira ngo tugere mu cyerekezo 2050 hakenewe ubufatanye bw'abantu hagati yabo ubwabo. Tudatinze reka turebe ikindi kintu cya gatatu ugomba kuba wakora kugira ngo ube umuntu abantu bose bishimira. Aha ugomba kuba intangagaciro cyangwa se ugomba kuba intangarugero mu murimo ukora. Nibyo, hano uba ugomba kuba mu gihe uri mu murimo wawe uba ugomba kuwukora neza, bityo abantu nibakureba bazakwishimira. Ikindi kandi bazanakwigiraho. Gukorana umurava ndetse ugashyiramo ubuhanga bwawe bwose, uwo murimo ukawukunda, ibyo bizatuma uwunoza kandi nta kindi kizaguhindura kuba icyitegererezo nkabo. Nibyo, akenshi iyo ubajije umuntu ukamubaza ngo muzi icyo bita role model, barabaza ngo role model wawe ninde, cyangwa se umuntu ufatiraho icyitegererezo ninde. Byanga bikunda ntabwo uriya muntu afatirwaho icyitegererezo nta kintu kizima cyangwa se gifitiye akamaro abandi yakoze. Bivuze ngo mu murimo ukora uwo ari wo wose uzabe cyangwa se uzabe intangarugero, buri wese azabe yifuza kumera nkawe. Ndetse hari ikigo cy'ubushakashatsi cya Harvard Business Review kivuga ko abakozi bafite ubushobozi n'icyerekezo bagira uruhare runini mu mpinduka nziza ndetse muri sosiyete cyangwa se mu muryango muri rusange. Iyo abantu bagaragaza ubushake cyangwa se bafite ubushishozi bakagira icyitegererezo, abo bagira uruhare runini cyane mu mpinduka nziza zigera kuri sosiyete. Ikintu cya kane uko ugomba kugira umutima utabara ndetse no gufasha abandi. Kugira umutima utabara no gufasha abandi, ibi nabyo biri muri ya mahame 10 twabonye yatuma wishimirwa n'abandi. Aha nta muntu w'icyitegererezo atabaye cyangwa se atitaye ku bandi, ndetse kwitanga no gufasha kwe abatishoboye cyangwa se abarusha ubushobozi. Icyo urusha umuntu ukaba wakimufasha, ntabwo ari ngombwa ngo ubutunzi bya mirenge kugira ngo ufashe abantu. Erega n'inama n'ubufasha, ahubwo byonyine umutima kumva ushaka gufasha, ubwo nibwo ubufasha. Ibi ngibi bizatuma abandi bantu bagukunda
kandi bazakwishimira. Nibyo Nelson Mandela yigeze avuga ati burya umuntu w'ukuri n'utekereza ku bandi mbere yo gutekereza kuri we ubwe. Utekereza ku bandi mbere yo gutekereza kuri we ubwe. Murabizi na Bibiliya yagize bivuga ngo ndetse mu by'icyubahiro buri wese ashyira imbere mugenzi we, cyangwa se mugire umutima wo gufasha. Murabyibuka ko na Yesu ubwe yaradufashije ubwo yatwitangiraga. Ubwo abemera Bibiliya cyangwa se abafite uko kwemera mubizi cyane kundusha. Ndetse ikintu cya gatanu ni uko uba ugomba gukomeza kwihugura ndetse no kongera ubumenyi bwawe. Ubwenge n'ubumenyi bwawe biba bigomba guhora biba update cyangwa se bizamuka bitera imbere, kuko aha ubuhanga ni ingenzi cyane. Niba ushaka kuba buri munyarwanda wese yubaha, ni uko uba ugomba gukomeza kwihugura, kwiga ndetse no gukura mu bwenge, bityo ubumenyi bwawe bukazatuma uba intangarugero. Kuko akenshi umuntu tumusobanukirwa bitewe n'ibyo azi n'ibyo abasha gukora. Biragoye ko umuntu ibyo utunze bishobora kuguha agaciro runaka ariko cyangwa se icyubahiro, ariko ibyo uzi, ubumenyi ufite byo ni ibindi bindi. Ndetse hano muri World Economic Forum berekana yuko uburezi ndetse no kwihugura ari byo bintu bituma umuntu akomeza gukura no kugira impinduka nziza, yaba mu muryango we ndetse no muri sosiyete muri rusange. Ikindi cya gatandatu ni uko uba ugomba gukunda no gukundisha abandi umuco w'igihugu uvukamo, igihugu cyakubyaye. Bityo uwo muco ukawukunda, ukabanza kuwukunda wowe ubwawe, hanyuma ukawukundisha n'abandi. Igihugu cyawe kikamenyekana kubera wowe. Abantu bubaha bagira, ndetse abantu bubaha usanga ari abagira ishema ry'igihugu cyabo. Bagasanga barakunda umuco cyane, bagaharanira no kuwuteza imbere, bakawusigasira. Ibyo ngibyo bizatuma uwo muntu abantu bose bifuza gufataho intangarugero, bakavuga ngo uriya muntu akunda igihugu, yanakitangira. Umuntu wese akumva yifuje kuba nkawe kubera gukunda igihugu. Aha u Rwanda rufite itorero ry'igihugu. Itorero ry'igihugu twese turarizi, nta kindi rigamije ni ugukundisha abanyarwanda umuco, ururimi ndetse n'indangagaciro zarwo. Za kirazira, murabizi za kirazira n'indangagaciro. Nta kindi itorero ry'igihugu rimaze ni ugukundisha abanyarwanda ndetse n'abatuye hanze y'u Rwanda n'abandi batari abanyarwanda, kubakundisha umuco, ururimi ndetse indangagaciro na kirazira biranga abanyarwanda. Ikindi cya karindwi ni uko uba ugomba kugira ubusabane n'abandi. Niba ushaka kuba buri munyarwanda yishimira, ugomba kumenya kuganira, kwitwara neza mu bantu ndetse no kubana neza nabo, ugashyira hamwe nabo. Ibyo ni ngombwa cyane, kuko iyo ubaye nyamwigendaho nta muntu wakwifuza kumera nkawe, nta cyitegererezo bakubonaho. Hano uba ugomba kugira ubusabane n'abandi. Ubushakashatsi bwa American Psychological Association bwerekana ko abantu bafite ubushobozi bwo kuganira no kumva abandi, abo bantu baba bameze neza mu mibanire yabo ndetse barifuzwa. Icya munani, uba ugomba kuba umuntu uzirikana aho ava n'aho agana. Nibyo, kuzirikana aho uva n'aho ugana. Ibi bizaguha kwicisha bugufi no kwibuka aho wavuye. Ibi bizatuma uba intangarugero. Niba warageze kuri byinshi, ntukirate, ahubwo ufasha abandi kugera kure nk'aho wageze. Ibi nibyo bizagufasha kumva ko uri umuntu uzirikana aho wavuye. Biragoye kuzamenya aho uri kujya ariko naho wavuye utahibuka. Yego, biragoye kuzamenya aho wavuye cyangwa se aho uri kujya mu gihe aho wavuye utahibuka. Aha ngaha hari Oprah Winfrey wigeze avuga amagambo akomeye, aravuga ngo iyo ubashije kuzamuka, fata undi wese mufashe kuzamuka nawe, hanyuma kugira ngo byibuze ese nuzamuka wenyine aho ugiye nugerayo uzaganira nande. Nibyo, uba ugomba gushaka umuntu uzamura mu gihe wabashije kuzamura. Ibyo bizatuma wibuka aho wavuye, maze biguha icyerekezo cyo kumenya aho uri kwerekeza. Icya cyenda, uba ugomba gukoresha ikoranabuhanga neza no gutanga ubutumwa bufite akamaro. Abantu bashyira ubutumwa bwiza kuri internet baba ari abantu bo kwishimira, barabishimira cyane, barashimirwa. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga, gerageza gushyiraho ibyubaka. Yego, urugero ni nka The True P Legacy, tuba turi kubaha inama zabafasha kubaho mu buzima bwa buri munsi, ndetse ahubwo tukabasha gufashanya, kuzamurana, gushyigikirana, ndetse aho tugirana inama tukagirana inama. Hano ubushakashatsi bwa Pew Research Center bwagaragaje ko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwubaka
bagira ingaruka nziza mu muryango, ku gihugu no muri sosiyete muri rusange. Hano icya 10 twasorezaho nuko ugomba kuba umunyarwanda ukunda igihugu cye. Twabivuze haruguru, iyo umuntu ashaka kuba uwo buri munyarwanda yishimira, aba agomba gukunda igihugu cye, nk'uko ndetse biri no mu ntego zacu z'ubutore z'abanyarwanda: gukunda igihugu, gukunda umurimo, kugira ubumwe. Ibyo byose twarabibonye. Ikindi ni uko ibingibi biguhesha ishema aho uri hose. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame niwe wigeze kuvuga amagambo akomeye ati gukunda igihugu si amagambo gusa, ahubwo ni ibikorwa bibigaragaza ko uhangayikishijwe n'iterambere ryacyo. Aka kantu ukumve neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda avuga iri jambo, aravuga ati gukunda igihugu si amagambo gusa. Gukunda igihugu si amagambo gusa, ahubwo ni ibikorwa bigaragaza ko uhangayikishijwe n'iterambere ryacyo. Niba ushaka kuba buri munyarwanda wese yifuza kureba, ugomba kugira indangagaciro nziza, ugakunda igihugu, ugakora umurimo neza ukawunoza, ugafasha abandi, ndetse ugakomeza kwihugura no gukuza ubwenge bwawe. Ibi ni ibikorwa si amagambo. Ibi mbikubwiye mbivuze mu magambo, ariko gerageza kubishyira mu bikorwa niba ushaka kuba uwo buri muntu wese yifuza. Ese uratekereza iki kuri izi ngingo twaganiriyeho? Waba hari icyo wumva ukwiye kwiyongeraho? Hari icyo wakosora? Ese hari ubwanganizi cyangwa se ikindi wakongera kuri iyi nkuru? Nibyo ahangaha hasi muri comment jyamo utwandikire utubwire, ndetse niba hari n'icyo wifuza yuko twagukoreraho ubushakashatsi, The True P Legacy turahari. Niyo mpamvu icyo twebwe tugusaba ni ugukora subscribe niba utarayikoze, kandi ikindi ni ukugeza iyi nkuru nziza ku bantu benshi kugira ngo tubashe kwihugurana. Uyu yari P Legacy nk'ibisanzwe. Reka duhure mu kanya mu bindi bintu byiza mba naguteguriye. Ciao.